Izina Patrick. Patrick ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'icyongereza, rikaba risobanura uwiyubashye cyangwa se noble, aho iri ngiri ari izina rihabwa abana b'abahungu. Umuntu witwa Patrick aba ashimishije cyane, akurura abantu kandi aba afite imiterere ikundwa n'abantu. Ibyo ngibyo rero bigatuma akunze kuba ari umuhungu y'igikundiro. Akunda gukora ibintu bituma ashimisha abantu kandi bakamukunda, dore ko kimwe mu byamubabaza ari uko yaba ari ahantu atishimiwe. Patrick akunda umuryango we kandi aba yifuza kubana nawo mu mahoro, kabone nubwo byaba bisaba kwitanga. Azi kwita ku bantu cyane, akaba azi gufasha, ndetse inshingano ze akaba azifata nk'ibintu bikomeye byo kwitabwaho cyane. Iyo umuryango wa Patrick utabayeho mu buzima bwo kuganira no kungurana ibitekerezo, Patrick ashobora guhitamo kuwuhunga ndetse no kuba nyamwigendaho ntiyite ku byo mu muryango we. Akunda ibintu bikozwe neza, akaba ari umuhungu uzi kwita ku nshingano ze cyane. Aho ariho hose aba ashaka yuko abantu bari kumwe bumva ibitekerezo bye. Akunda impinduka, ahora yihuta kandi aba ashakisha umuntu bahuza umwumva, yarangiza akamushyigikira. Iyo akiri umwana, Patrick aba yumva yihagije kandi yigirira icyizere, gusa aba yumva akeneye urukundo ndetse no gushyigikirwa n'abo mu muryango we mbere y'ibindi. Patrick akunda kuba mu mwanya w'ubuyobozi kubera kwifuza guhora yita ku bantu. Akaba ari umuhungu ugira ibitekerezo kandi uba ushaka ko abantu bamubona nk'umuntu w'icyitegererezo. Ni umugwaneza, gusa rimwe na rimwe ashobora kwiyemera. Kwishimisha no kugira umukunzi, Patrick ni ibintu aha agaciro cyane, ndetse abakobwa baramukunda, kandi ibyo ngibyo bishobora gutuma yaca inyuma umukunzi we mu gihe cyose atitonze. Bisaba yuko rero niba ugiye mu rukundo n'umuhungu witwa rino zina, utagomba kugenda wabishyizeho umutima wawe wose, gushobora gusanga kubabaje nyamara atari cyo nawe yaragamije. Mu rukundo kandi Patrick aba yumva yuko afite ubushobozi bwo kwerekana yuko ashobora ibintu hafi ya byose, kandi akaba azi gukunda hamwe no kwita ku mukunzi we mu buryo bushimishije. Mu mirimo itandukanye Patrick aba yakora harimo ibijyanye n'ubuganga, guteka, itangazamakuru hamwe n'ubushakashatsi. Ngayo rero amazina twari twabayitiyemo none mu kiganiro cyacu. Nawe utwandikire utubwira andi mazina wifuza yuko twazagusobanurira.